ababyeyi banjye bapfuye nari ngeze igihe cyo kubamenya ntabwo mbazi neza ariko ubu noneho mbonye abavandimwe mu muco nyarwanda ntabwo ibyo nkibigarukaho gusa ndumva ashaka kubona abantu bazajya bamba hafi kuko nzi ko nta bantu nagiraga icyo byo n'ibyishimo gifite birenze biranandenze nako ariko Imana ibamugisha ni ukuri morale yari afite twamubonanye ntiyagifite komera ntabwo uri wenyine kurenza abantu bose bazakubwira ko bagukunda Imana iragukunda yego kandi gufiteho umugambi mwiza nkunze kubivuga ejo nawe uzajya gufasha abandi muri iyi minsi ubona umuntu atinyuka guhaguruka ikigarakaza utamuzi atakuzi uriya ni umutimanama umutima w'urukundo twebwe tutabasha kumenya dushatse natwe twakundana kurenza n'undi cya cyizere twakubonye muracyagifite komera ushikame Imana iragukunda natwe turagukunda numve kuri wenyine uri kumwe n'umuryango ubutumwa kumukomeza bitewe n'ibibazo runaka yagiye anyuramo ariko uyu munsi akaba ahantu ageze yiyubaka ijambo rimukomeza gutera imbere ni irihe nuko tumukunda ndagukunda njye ndagukunda nawe ndagukunda nawe kiramara bikibaho mama Faustine umfashe aho muzajya mwese Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Mutabazi wacu Yesu twese tuguhimbaze ni wowe wadupfiriye Yesu mwana w'intama Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro kibe icyuwo mwana w'intama duhimba zizina rye. Nyuma y'amasaha menshi mu muhanda Kigali Butare itsinda ry'abantu batatu ryageze mu karere ka Huye mu murenge wa Huye muri rusange ahazwi nk'Inyanza mu midugudu itujwemo abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mu minsi yashize ubwo twari turi muri kano gace twasuye umubyeyi witwa Beata. Yari umubyeyi wari ufite ubuhamya bukomeye cyane bw'uko yarokotse biturutse no kumuga bukomeye cyane yakuyemo bwatumaga nta kintu yikorera n'amagingo ya n'ubundi niko kimeze. Nyuma yuko tuganiriye akavuga ko kuva muri Mata 1994 yamara kubura ababyeyi be atongeye kunezerwa cyane biturutse ko nta bantu batandukanye bajyaga bamwegera kugira ngo babashe kuba bamuhumuriza ndetse no kumufasha. Aha twaganiye ibi bikuri ubuzima busanzwe ndi umwana wirera wacitse ku icumu rya jenoside yabaye ifite imyaka 10 nigaga mu mwaka wa 4 aha nyine muri uyu mudugudu muri uyu murenge wa Huye mu buzima busanzwe n'ubundi niho kwisamba ye nasinziriye ikintu nibuka cyo ninjoro nagiye kumva numva imiborogo y'abantu urumva nari nasinziriye numva imiborogo y'abantu bari kuboroga bica n'amasasu gihe cyagihe umuntu ajya ashiduka mu bitotsi shidutse nanjye umuntu abamagaze hejuru mbona ndamuzi ni mwene wacu yari yarashatse mu masenge mu by'imiryango abangura umupanga urumva nari nabyutse ubwo mbyutse mpita mbona ni Karangwa niyo ni Karangwa arantemye nahise ndyama ukunguko urumva umupanga aba yarantemye hano nkaho wafasha ahita utema hano uraka kaboko na hano hari inkovu n'urutoki ntirurambuka aha n'ubuhiri noneho antema ankubita ubuye hano mu ndubu ndabazi
ndabazi ariko bambaze ejo bundi naragize ibibyimba ku ngaruka yabyo ubwo ngubwo arantema agenda azi ko napfuye igitondo nk'umukerera aka kaboko karaza kakagafata hano nyine urabona amagufa yavuyemo n'uyu mutsi wari wasigaye ariko mama yari yabacitse yaraje papa yari yapfuye ariko bari bamwiciyeho kuko yabanaga n'ubumuga atabasha kugenda agenderaga mu igare ry'ibimuga ubwo noneho birangiye mama yaraje yambura papa ishati yari yambaye aba nk'uyinyambika aha ku kaboko isa nk'aho ari isima ayipfunyika hano ubwo twahise twambuka tujya iwabo Kabuga tugeze iwabo Kabuga aha hakurya tugira ngo niho amahoro ari dusanga nabo babishe babarangije umuntu wari usigaye n'isogokuru wamwishe ndeba na marume bamwica ndeba na mama bahita bamwicira aho ngaho n'umwana n'indara atwite. Nyuma y'uko bigenze uku rero iri tsinda ryagarutse muri kano karere ka Huye ritaje mu bindi bikorwa ahubwo rije kumuhumuriza no kumwegera no kumwereka umutima ko hari abandi bantu bakimukunda kandi bamubwira ko n'u Rwanda n'abanyarwanda bose bamukunda muri rusange. Byari ibyishimo cyane ubwo twahageraga, yari amarira ndetse byabanje no kumutera gusa nkaho agira ikikango arahunga, ariko nyuma aza kugaruka aratuganiriza maze arabakira bagariza byinshi bitandukanye. Iyi ni Impanuro TV, kore subscribe. Ndi Are Pacifique Kwizera. Baraguhoza humura sibyo humura mu bishyire ishime turi kumwe abazavuga bizarangira dore nakenyere wakisiperi kabarye uretse kabarye ndarenga zo bari umukenyezi mwambike gutya rega n'umunyarwanda umukecuru ajya gutya kiramara bikibaho mama Faustin umfashe aho muzajya mwese umurashaka kwitwa neza baby nitwa Pepe. Nanone reka mbasuze by'umwihariko mbashimire kandi mbayikaze ku biganiro byacu. Ni Impanuro TV, nyabona uwo dukurikiye aho uri hose uri umuntu w'agaciro kano kanya, ariko wibuka kandi subscribe mbere yuko dukomeza kino kiganiro. Ahanga turi ni mu karere ka Huye, ni mu murenge wa Huye, n'ubundi niho turi mu midugudu ya Nyanza. Ngire ngo hari abantu badukurikira rasu bwa mbere bagiye kubona turi hano hantu. Hari umubyeyi turi kumwe no kuri kamera zacu, n'ubwa kabiri twaganiriye bikaba ari inshuro ya gatatu tumugezeho, ariko none ntabwo tuje turi twenyine. Hari abavandimwe turi kumwe ahangaha, ngire ngo muri kubareba bameze neza cyane. Uyu munsi ni igikorwa cy'urukundo cyabaye kidasanzwe, nyuma y'uko uyu mubyeyi tuganiye agatanga ibijyanye n'ubuhamya bw'ibyanyuzemo muri Mata 1994, ndetse tukaza kuganira byinshi cyane bijyanye n'ubuzima yari arimo. Hari abantu batandukanye bagiye bitanga kugira ngo tumugereho, ariko uyu munsi hari abafashe iya mbere baravuga ati reka tujye kumureba none tumwigireho tumuganirize turi kumwe kugira ngo abagaragare ko atari wenyine, kuko mu biganiro twaganiriye hagiye hagaragaramo ikintu gikomeye cyane cyo kuba yarameze nk'umuntu wihebye, utari we utanezerewe cyane kubera ko atabonaga abantu batandukanye bamugeraho. Uyu munsi rero bafashe umwanya we baraza nkuko bigaragara ahangaha. Tubashimira by'umwihariko namwe kandi muri abantu bakomeye cyane, kandi mu kudusangiza ibitekerezo byanyu kugira ngo turusheho kugenda tumenya icyo gukora muri buno buryo. Rero bebe amakuru rero ugiye kubanza wakira abantu nyuma y'uko bigeze uko nguko, ariko by'umwihariko abantu bagusuye wowe babakiriye gute ku ruhande rwawe? Mu buzima busanzwe ni karibu umuco nyarwanda, karibu mu rugo iwanyu, ndi muri umunani cyangwa ndi mukuru wanyu, ariko nta kibazo. Bebe rero wumve ko utari wenyine, kandi by'umwihariko ngire ngo nabo baraza gufata akanya bakuganirize bakubwire n'impamvu banagutekerejeho. Ubu ntufite amatsiko? Umva ni menshi, biranarenze umutima wanjye kuko ntabwo nabiteguye. Ntabwo biteguraga, baragutunguye. Umva ariko ntacyo, Imana ishimwe. Nubwo kangaho ugiye kubona akabona abantu utazi, mudafite icyo muhuriyeho, mudafite ikintu runaka
usangiye na muri rusange ukabona afashe umwanya bakugezaho nko muri buno buryo mu buzima busanzwe igihe ntabwo nabona uko mbivuga ni ibyishimo mu mutima wanjye yego asanga yenda icyo ari cyo gihe Imana yateguye yego ubu ni ubuzima busanzwe ubu navuga ko ari ubwa gatatu ko ubwa mbere ni wowe waje ranganiza ndemera bwa kabiri umpa umugisha nanjye nguha umugisha wa mushiki wawe yego ubu noneho ni ibirenze ni amavuta aguye mu yandi amata bya amavuta ni ukuri kw'Imana by'umwihariko bano ntabwo nta kiganiro mundi muzima musanze ntabwo nigeze ngira ikiganiro n'abantu nahoraga ndi mu bwihebe umunsi banagusuye rero suno babyinira banakenyeye nk'ababyeyi bo hambere ahubwo mwanambwira nka Chess yes ariko ndashaka ko dufata kano kanya hari uburyo runaka y'abantu bagusuye hari mutaziranye muribwirana mu buryo burambuye kugira ngo babanze banakumenye nkuko babonye baraza gufata akanya kwibwire ariko kugira ngo bayikaze neza bakeneye kubanza kumenya bebe bundi ninde kugira ngo barusheho gusobanukirwa neza nitwa Ingabire Beata ndifubye ababyeyi banjye bapfuye nari ngeze igihe cyo kubamenya ntabwo mbazi neza ariko ubu noneho mbonye abavandimwe mu muco nyarwanda ntabwo ibyo nkibigarukaho gusa ndumva ashaka kubona abantu bazajya bamba hafi kuko nzi ko nta bantu nagiraga icyo byo n'ibyishimo gifite birenze biranandenze nako ariko Imana ibaha umugisha uyu munsi rero hari uburyo runaka bajya gutekereza bitewe n'ikiganiro twagiranye mu buryo bajya kugaruka ku mateka wagiye unyuramo ngira ngo ntabwo tuza kugaruka ku mateka cyane ariko turaza kugaruka ahanini cyane ku bijyanye n'imibereho yawe uyu munsi hari ubuzima runaka ubayemo hari iki runaka bitandukanye ugenda unyuramo ariko bakeneye kubanza kumenya uyu munsi bebe hano hantu uri ubuzima bwawe buhagaze gute ubuzima bwanjye uko mburimo nabashije kubwakira uko mbwicayemo ko nta kundi nabyenza nta n'icyo nakongera n'icyo nanagabanyaho mu gihe ntari mfite umuterankunga wamfasha iyo ntawe ufite uratuza muri ibyo byose rero ngiye nishimiye umuryango nyarwanda ubashije kunsura ariko mbashije kubona icyanteza imbere yenda natera imbere ko mu gihe ntacyo mfite nanone ntacyo nakongera nta n'icyo nanagabanyaho ngomba kubyakira kuko si jye jyenyine mu gihugu rero gatoya ngire ngo hari ibikomere warasigaranye ngire ngo tugiye ko nta babyeyi ngire ngo dushana barabisobanuye uyu munsi ubu ikintu kiri kugora mu buzima mu mibereho ni iki turebe yenda uko bimeze aho ngaho igikomere mfite muri jye yuko nzi ko ndi jyenyine ikindi cya kabiri ko mbana n'ubumuga ntacyo nabasha gukora nta wampa akazi mu buryo busanzwe ntabwo nafata isuka ngo mpinge iyo mbonye iyo 500 mpingisha harabura se nafite isuka ngo mpinge na turiya tuboga ntabwo mpahinga ni umuntu uza akahampingira nkatera utuboga gutera byo nabishobora ubwo rero jyewe igikomere mfite ni ukumbana n'ubumuga bukomeye ubumuga bw'akaboko bwatewe na jenoside urabona ntabwo nahinga nta n'uwampa akazi ngo ngakore keretse narize nkajya nko mu biro ariko noneho burya ntabwo ntabibonye nabwo sinabyinubira ubwo ndimo narabwakiriye yego ariko ndashima Imana umwihariko wanjye ngize Imana nkabona umuntu ntera inkunga avuga ati ngufashe nabwo nashima uyu munsi rero by'umwihariko ndashaka kumfata kano kanya bano bantu bagusuye tuye kufite amatsiko umunani ufite amatsiko kuruta abandi ninde hano ni mwese reka duhera ahangaha muraho neza muraho mwasuye umubyeyi rero by'umwihariko ngo afite amatsiko mubanze mumwibwire mwese nitwa Keza Erika sawa urakoze uyu munsi rero ngo mwasuye nk'uko binagaragara hari n'ibyo mwamuteganyirije mu buryo kugira ngo mugereho kuko tubizi ko umushyitsi hanini cyane yizanira n'impamba n'impamba mwayizanye ku ruhande rumwe uyu mubyeyi kuki mwamutekerejeho mu buryo bwo kugira ngo yenda uyu munsi mwamuhisemo kugira ngo mumugereho nawe abone ko atari wenyine yenda mu buryo yarabayemo murabona muri iyi minsi turi minsi yo kwibuka twamuzirikanye nk'umuvandimwe wacu ni umunyarwanda ntabwo agomba kuba ari wenyine
akeneye kurya, akeneye gukaraba, akeneye amavuta yo kurya. Niyo mpamvu twishize hamwe nk'umuryango tuza kumusura. mu buryo runaka wenda ku ruhande rwawe yenda amaze kumva ikintu cy'ingenzi cyatumye mumugeraho, ariko ijambo ry'ihumure mu buryo bwo kumukomeza bitewe n'ibibazo runaka yagiye anyuramo, ariko uyu munsi akaba ari ahantu ageze yiyubaka, ijambo rimukomeza gutera imbere ni irihe? Ni uko tumukunda. Ndagukunda. Njye ndagukunda. Nawe ndagukunda. Nawe. Bebe, ni byiza cyane umva ko urakunzwe, kandi ngira ngo hari ukuntu yumvise ku mutima. Imana imuhe umugisha. Aravuga ngo uragukunda, uhita usekamo. Bishatse kuvuga iki? Bye biranejeje. Ntabwo nabona ukuntu mbivuga. Kuko ndacyabona ko umutima w'Abanyarwanda uracyariho. Yego. Nakoge byandenze. Iyo ubona umuntu agutekerereza utamuzi, utazi aho aturuka, ni ibyishimo. Muri iyi minsi ubona umuntu atinyuka guhaguruka i Kigali akaza, utamuzi atakuzi, uriya ni umutimanama, umutima w'urukundo twebwe tutabasha kumenya. Dushatse natwe twakundana kurenza. Imana ibaha umugisha. Arangije ubwo umutima wanjye uranze. Imana ibaha umugisha kurenza uko nawe uba. Ariko ni ukuri n'ibindi biracyaza. Banza mbaho n'ubutumwa baracyahari, reka ndiyumve nabanza kubwira, ariko umura ntabwo uri wenyine, abanza nakumubwiye. Dore n'umukobwa wawe, sibyo se? Mvana gasaro wanjye. Okay, murakoze. Nanjye nitwa Mutesi Linda. Ngana mwana wanjye. Nishimiye kuza kugusura kandi turagukunda. Twakubonaga kuri social media, ariko turageze turakubonye. N'undi cya cyizere twakubonye muracyagifite. Komera ushikame, Imana iragukunda, natwe turagukunda. Numve kuri wenyine uri kumwe n'umuryango. Uyu nguyu yashaka kuba ari umwana wawe cyangwa umusaza wawe, nanjye ndi murumuna wawe cyangwa umwana wawe. Twese turahari kugira ngo tugufashe ya minsi utari wishimye. Iki ni cyo gihe cyo kwishima, kandi don't cry. Wirira umura harya ubundi Bea. Karame. Afite abana bangahe? Mfite abana 2 n'uwo bantanyara agahinja. Bakutanyara agahinja gute? Murumuna wanjye aba i Kigali. Ananya akana karwaye bwacye ariko karakize. Afite imyaka 4 ariko papa yako yaraje. Ntago agatwaye ejo kugira ngo kamusure. Mva ntiwabuze umwana kuri se. Tukigera ahangaha rero twasanze utaha. Nari njyewe nabereka n'ibitabo, akora ko narerewe mu muryango nyarwanda w'ababyeyi. Narize ko sinize igihe kinini, ariko nzi gukinisha utubebe. Ni mama wambwiye ngo nze musigarire ku bana w'umuganga. Nagiye bintunguye ndadukinisha buranje ari uko aje konsa. Nta nubwo nari nzi ko muhari rwose, nje nimanukira ubwo baramwanga umurwara abashyitsi imanuka nirukanka. Ndi kwikinishiriza utubebe. Uwo mama arambwiye ati mu rugo ndabizi ko nta biryo ufite by'imboga, nta kintu ufite mu nkono cy'imboga. Ampaye 2,000 n'ubu ndabifite. Yari mbifite mu ntoki bambwiye ngo nyapfundike. Nta bintu by'imboga nari mfite, ko ntagiye nibyinira n'abana. Bebe n'ubu. Banyiherera 2. Baragwenda. Ndayamanukanye. Ubwo nari nje kugura mirongo y'ibishyimbo ngo nteke. Nuko. Ariko rero ni umuriro ibyo mwamuzaniye. Unagira namusuhuza. Reka ngire gutego. Banzira musuhuza. Ewana ntubigure rwose turabizanye. Turabizanye uva uzabigura ubutaha. Ndagura amakara. Nimuze nagura amakara. By'umwihariko rero ku rundi ruhande hari umusore wabonye ahangaha. Harya ngo asa nande? Asa na Venisiti. Venisiti. Umusaza wa marene wanjye. Okay. Ku rugogwe. Ku rugogwe. Hari. Banza mwibwira tugira ngo yenda niwe wa. Ntabwo ari we ndabizi, ntabwo anwa gifite bumeze uko gusa barasa. By'umwihariko nagira ngo Jihad yenda wumvise biki hari n'ibyo wumvishe yenda mbere, sinko tubisubiramo kuko
niyo tuba amahirwe n'imbaraga n'ibiri imbere yego uyu mubyeyi wowe ku ruhande ugeze gutyo umugezeho bimeze bite wamubonye ute bitewe n'uko wamubonye yego ni ukuri morale yari afite twamubonanye ntiyagifite turashima imana twapanze kuza tukibona inkuru ye kuko turabashimira impanuro kuko mufasha abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo bafashe abandi ni ukuvuga ngo ntabwo twari kumenya ko hari iyo tutagira impanuro mwarakoze rero twagombaga kuza mbere tukiri mu cyumba tubura uko tuza twabuze uko tuza rwose twari twabiteguye gusa komera ntabwo uri wenyine kurenza abantu bose bazakubwira ko bagukunda imana iragukunda yego kandi igufiteho umugambi mwiza nkunze kubivuga ejo nawe uzajya gufasha abandi ejo uzajya gufasha abandi kandi imana izagufasha muri make rero twabonye inkuru hari abaraye badasinziriye hari abaraye badasinziriye natwe batuma tudasinzira hari inkuru ubona ukavuga utoke imana imufashe ugashyiraho komantere ukavuga uti imana iha umugisha aba bantu kandi n'imana ikomeze irinde uyu muntu ariko twe hari abababaye bati mugere kuri uyu muntu tugere kuri uyu muntu hari abantu bagukunda cyane bagukunda noneho we yatubwiye ngo tukubwire ko agukunda uwo muntu yitwa Brandine aragukunda donc ribo rero barababaye cyane babona ubuzima ntabwo byoroshye ntabwo dufite ibya mirenge ariko muri bike dufite tuba tugomba gusangira n'abandi kandi kimwe nk'uko nawe uzasangira n'abandi muri make rero imana ishimwe ubukiri ko twakubonye gukomera nibwo butwari kwihangana biruta byose komera kandi mu buzima bibaho gusa turashima imana ko ukiriho kuba ukuboko kumeze gutyo kutaravuyeho hari impamvu imana rero yarakoze kukurinda yego yego Brandine aramubwira iki ngo aragukunda Brandine mbese babarira ntabwo muzi uwo Brandine ku butumwa namuha namuragiza imana bw'urukundo yabashije kugira atanze yambonye ku mashusho nanjye ndifuza kumubona azaza kugusura bw'uruti beba aragushaka uza kukubona kicara muri salo kaganira ikibyimba yenda kiri ku mutima kikamene umutima nama wa buri wese wabashije kunyumva ku rubuga numva mwifuza ko ngiye muri jenoside mu myaka 26 ishize ubwa mbere mpuye n'abantu bahoma igikomere cyanjye kiri ku mutima ntabwo njya nkigaragaza na nubwo muri make nako nubwo nahura n'ibintu ntabwo nta kibazo nyanyira gituma niyahura nta nubwo ibibazo nabibuze ariko njya mbasha kubwira imana yambaza imana na Yezu na Bikira Mariya kansabira baduhaye n'ishapure cyatanze n'imana yaduhaye imana ntacyo mfite ntanga icyo ntanze nicyo mfite nabaye nka wa wundi wagiye gusaba ubufasha akamuha icyo afite akanahaguruka cyari kirema njye ntacyo mfite fasha uko mbwire Brandine nifatanije n'aba bavandimwe namwe mwese imana ibaho umugisha kandi ndamushaka baragushaka rwose bakabyara azafata akanya guhamagare bituma nimero zawe kano kanya ahita guhamagara ndamuha se yatigo ya MTN zose muhe ahita guhamagara Brandine uhita umuhamagara rwose ndabanza mo ya MTN nayifashe mu mutwe 078 79 87 57 rimwe izo nizo za MTN noneho iza Tigo 072 78 34 0 58 azahita guhamagara muhamagare yitwa Biyata telefone yanjye iri mu nzu
uzagura akantu ko mu ijosi ujye uyigenda banaguhamagaye barakubura nahita wahita aho niba kubera mu mutwe hake ndambitse ndabita iyo ni iya gatatu banguriye ikarayesi ikarayesi barambwiye ngo nzajya njya kujya ahantu aho narambika nyisiga mu nzu nisanga bamamagaye mbabite baguhamagara ndahita uvuze ikarayesi wageze gute nabanje kugira ikibazo cyo mu mutwe nagira agahinda nkasara ariko ntabwo narwanaga njya mu nzu nkikingirana bagakingura nkasheduka banjyanye ntabwo ndi umusazi ni uburyo bwo kunkasiringa ntabwo ndi umusazi ariko kuva aho nagira ikarayesi mfata umuti ikinini kimwe mu cyumweru ikindi mu cyumweru n'ibinini ndayifite inywa ku wa mbere nkazongera kukinywa ku wa mbere ntabwo ndi umusazi ndi umuntu ufite bije mu mutwe abana bose bagiye ko batugize bagaragara hano Gasara ari hano hanze wa mukobwa wanjye yabakiri wa musore ari he akora amazi ko umusore yagiye mu kazi biga muri primaire agiye mu kazi koko urabona nta kazi afite yagiye mu kabande kurinda inyoni z'abanyururu ku kwezi babashyizeho ngo bahembwe wumva umwana uri muri siziyemu kwicara hano ntabwo byakunda yagiye gukorera nyine arakora ku kwezi bazamuha 15 umwana umaze kugera mu myaka 14 ntiyakwicara imbere ya nyina arigurukira n'ubwo buryo ko nta bundi buryo mfite namukorera yenda by'umwihariko ese hano hantu mu rugo gutya ino nzu hano niyo wibanamo n'abana wenyine nje n'abana ariko urumva ni y'umuryango te murumuna wanjye ariko ntakunda kuba hano abayibere muri Kongo ntawo bahara ariko urumva ni y'umuryango rero by'umwihariko kubaho no kubana kandi no kwigishanya uyu munsi yenda ibyo uri umaze kubona bitewe n'igihe cyose cyari gishize ko bibone hari abantu bagenda bakwegera biturutse mu buryo runaka wowe n'iki kintu niyo shusho usigaranye mu mutima mu maso niyo shusho usigaranye birarenze ibyo mbonye naka mva aravuze ngo nagapfukamunwa nagahoma munwa je muri je birarenze nibonekerwa nk'ryaba abana bahengo babonekewe nanjye nibonekerwa nabonekewe buri umwe rero ndashaka ko tugera ku musozo by'umwihariko hari baguhaye hariya wabibonye mu by'ukuri yenda sinzi ngo byaremeze gutema indani ariko hari ibyo bakuzaniye uyu munsi muri burye ejo uzarya ngire ngo wenda ko no kwezi gushobora gushyira uhagaze neza n'abana bawe wowe uyu munsi n'iki gikorwa runaka uteganya ko wakora kugira ngo nawe ejo yenda bintu ejo yenda ejo bishobora kuba byashize ariko kugira ngo nawe ejo uzirwaneho ubarwana no ku bandi niki kintu ubona gikenewe kuri wowe kugira ngo nanjye vuga ati ejo nziyubaka mbe nakubaka n'abandi mu mibereho nk'uko yenda abantu bagufashije nawe uzafashe n'abandi tari ngomba ko yenda abantu bazajya bahora bavuga ati tujye kureba bebe nawe ugakoza ajya kureba abandi batishoboye mva muri je n'ibyishimo birenze muri je kuba mbonye bino biryo ibi ni biryo umuntu arya bigashira kinda buri munsi wari gusaba urayiha sasta ukayiha nijoro ko ntishima wampaye shatse kuvuga ngo njyewe mu buzima busanzwe ndashimye pe rwose Imana ibaha umugisha aho mwakwiye hasubize ariko mbonye n'icyanteza imbere ntange yenda igihe ntarabona abandi batera nkunga bashyiriramo akandi kantu abasha gushyiramo ibi ni ibintu bishira basigara ubuzima ni iki wowe wama ikintu cyankora wama ikintu nakora nkatera imbere n'uwama ariko nanjye nkafite ikindi kintu nakwiha nashyizemo nabwo nta kibazo niko buryo navuga none ku musozo yenda zihagenda namwe ndasinzi niba ufite icyo yakongeraho mu buryo kugira ngo ukomeze uyu mubyeyi umuhe n'icyizere cy'ejo yari byinshi cyane mwamubwiye hari icyo kumubwiye mumutekerezaho ariko akeneye ubutumwa runaka agiye gusigarana niko muvuye ahangaha ku buryo n'ejo naramuka ari wenyine azajya abyibuka akumva ko atari wenyine kugira ngo akomere
muri make komera kubaho nibwo butwari ikindi nyine ni ukugira umwete no gufashanya n'ubundi nta muntu waguhingukaho ufite ibyo kurya ngo umwime yego ni ukuvuga ngo rero n'ikindi uzabona ni ukuharanira kwiyubaka yego noneho nkomeza no gushimira abantu umuntu wese wakugezeho ni ukuri Imana imuha umugisha nta kindi gusa Imana ikomeze kwiteho Imana nanjye reka ngire nti Imana ibaha umugisha kandi ibyo mukora byose ni iby'agaciro ngire ngo ku bantu tubana mu bihe byose tuzakomeza kubana kandi tuzakomeza kugenda tugira ahantu hatandukanye kandi tuzakomeza gukora kuko ni umutuma dukora by'umwihariko bebe turagushimiye shimiye ni timu yaje Linda Keza Jihadi n'abandi basigaye Brandine we Sariyuti ahuri kandi yuko umuhamagare bakeneye kumva ijwi ryawe kugira ngo by'umwihariko agira icyo akubwira ku ruhande atabasha kuvugira ahangaha mukomeze mudukurikirane ku Manuro TV ni Alepaswe Kwizera turi kumwe tuzakomeza kubana turatashye rero tugiye i Kigali ni mutahe mutembere dutaha n'ubu reka kindi ngo duherekeze rero tugende yani mutahe kanze mbaherekeze bebe zobe ngwino kanze mbaherekeze ni mama bebe mama Gasaro ni bebe ngeri ryo nafata ni bebe abatanta muzana dore ngiyo aho Gasaro hano rero gusimbuka Sashime icyubahiro kibe icyuwo mwana w'intama duhimba zizina rye. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.